People Ethiopia again nyita Mr. Irani bisanzwe bagenda bageza ibintu biri trend ikintu kiri kuvugwa akakanya tuvugana nico bita The Super Guys bazita Bruce Melody no bita The Band Gabin umwe mwite munyakazi undi mwite Tiger B aba basore nyuma yo kumara imyaka myinshi badacana ayaka cyangwa se batavuga rumwe dore yuko ngo byatangiye bahanganishwa n'abafana ubwabo ubwo baje gukira icyo bitangwa ni Team Bruce Melody cyangwa se Team The Band abose bakiye barushaho kugenda bagaragaza komande ko batumvikana ndetse bagenda bahangana bitewe n'abafana babo. So ikintu kimaze kuba akakanya mu kanya gashize nicyo bita The History amateka randitswe mu Rwanda nyuma yuko bita Bruce Melody ndetse no bita The Band baje kuba bagaragara bahusha urugwiro aho ni mu kiganiro n'itangazamakuru gitegura igitaramo cya The Band bise The New Year Groove gisanzwe kiba buri tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere buri mwaka. So my people ikintu cyo kwekiranga nagaruka ngo iki gitaramo kigiye kuba ahubwo ni ibintu bidasanzwe mu itangazamakuru cyangwa se inkuru zimwe zirandikwa nyuma yuko abahanzi bose bahuriye mu kiganiro n'itangazamakuru. We bita Bruce Melody yaje kuba tangaza agira ati ntabwo njyanerwa ipfunwe no kwita umuhanzi wa mbere mu Rwanda dore yuko yashyizeho n'agasiro gabita ngo ni 001 aho kanungira ngo mu ndirimbo nyinshi za Bruce Melody mugenda mukumva avuga ati 001 mu gihe wo bita Tiger B The Band nawe asa kuba yito bita Tiger B byose byakiye birushaho gukomera bitewe n'itangazamakuru ry'abyo mu Rwanda ndetse n'iryo hanze y'u Rwanda ndetse n'abahanzi ubwabo b'abanyarwanda dore ko bagendaga babaswa ibibazo byinshi bijyanye n'izi B cyangwa se Tiger B cyangwa se bita Bruce Melody ubwo bagendaga batise wowe uri kuyihe B ibyo byose byagiye birutezwa umurindi kandi nishyirwa hanze ry'amavideo y'indirimbo ubwo bagenda barushaho kugenda bagereranya bita Bruce Melody ndetse no bita The Band bavuga bati ninde uyoboye ninde umuhanzi wa mbere mu Rwanda ninde muhanzi uyoboye muzika yo mu Rwanda. Ibyo byose byateye umurindi bigenda birushaho guteza isaga nyinshi kuri social media maze abahanzi nyarwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange bashyiraho intego ravuga bati ubwabo bazakore igitaramo cyabo maze bahuriremo tose kuba tureba ngo ninde uzaba afite abafana benshi. Nk'ibyo bidahagije kandi bita Tiger B yaje kuba ahita ategura igitaramo bakita The New Year Groove igitaramo gisanzwe kiba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere buri mwaka ubwo ese yifuza yuko bita Bruce Melody aza kuba akitabira maze Bruce Melody nawe aza kuba amwemerera ariko byose biza kuba bituruka kwihangana bagiye bafitanye kuva kera. So abantu benshi bategereje icyo gitaramo kiza kubabera muri BK Arena ku itariki ya mbere kandi no mpamvu ikiganiro n'itangazamakuru cyahuriyemo Bruce Melody ndetse no bita The Band ndetse n'abamanager babo ndavuga abo bita Coach Kayen ndetse no bita Muyoboke Alex usanzwe areberera cyangwa se ashyigikira abo bita Tiger B cyangwa se The Band. Ibyo byose baje ko batangaza byinshi kuri gitaramo naho bita Bruce Melody yaje kubatangariza yuko atajya aterwa ipfunwe no kwitwa umuhanzi wa mbere mu Rwanda ngo dore ko ari no mpamvu ahamagaye hose ahita yitabazwa. So guys bita Bruce Melody nyuma yo kuva mu kiganiro n'itangazamakuru yese yerekeza aho bita Nyabugogo murabizi ko mu miss ishize ubwo Bruce Melody yarapostinze ifoto ye umukunzi we cyangwa se umuntu umukurikirana kuri Instagram yagiye ahatangirwa ibitekerezo maze akaza kuba arambwira ati Bruce Melody nimba kuko wumva abanyarwanda bagukunda uzaze Nyabugogo basi isaha imwe urebe ukuntu abantu baba muri Nyabugogo bameze maze ibyo uzabona uzabikoremo indirimbo ubita Bruce Melody nyuma yo kumva icyo gitekerezo cy'umufana we yaramuhaye kuri uyu munsi ubwo yaravuye mu kiganiro n'itangazamakuru yaje kuba yerekeza Nyabugogo maze asanga abantu benshi cyane uruvunganzoka rw'abantu abaturage benshi bakuye mu isoko rya Nyabugogo narindi jambo ryari riri kuvuga mu minota mike cyane hamaze isoko ryose cyangwa se abaturage bose ba Nyabugogo bari kuririmba wo bita Bruce Melody uruvunganzoka rw'abantu maze abashinzwe umutekano bagenda barushaho kubahunga ndetse no kubaturisha kugira ngo babashe kuba babona bita Bruce Melody mu bantu benshi yaje kuba aza kuba afata umwe mu bafana be maze umusanzwe ukora akazi k'ubuzunguzayi maze aza kuba amushyira ku ruhande aza kuba amuganiriza kugeza ubu ngubu nubwo tutatwamenya ngo ni iki yamuganirije cyangwa se ni iki yamufashije. So gusa cyaje kugaragara nuko bita Bruce Melody ubwo yerekezaga Nyabugogo asanzwe hategerwa amamodoka uruvunganzoka rw'abantu benshi cyane bari bamukozeho uruziga bari kuririmba wo bita ngo ni Bruce Melody. Ese koko Bruce Melody yaba ari 001 cyangwa se yaba ari icyo yitirira? So wowe ubonute ujya ngo muri comment maze ubishyiremo konti wibuke gukora icyo bita subscribe kugira ngo tubana nanjye umunsi ku munsi. So usibye
usibye kandi iki gitaramo cya The New Year Profo kizaba ku itariki ya mbere uwo bita Bruce Melody yanatangaje yuko muri iki cyumweru kigiye gutangira agiye kuba asohora indirimbo bita Munyakazi dore ko yaramaze igihe adasohora indirimbo. Ese indirimbo muyiteze mute? Ese koko Bruce Melody ni umuhanzi wa mbere mu Rwanda cyangwa The Ben ni umuhanzi wa mbere mu Rwanda? Keep watching my video. I like you my people.